noneho Kibakwire wa wundi wafashwe ifoto de Ben ari kumukorora isokore cyenda kwitanyura nabo yafashwe yanyweye kamanyinya karamuzutaguje karamuzungurutsa kamwicaza mu muhanda rwagati ngo dere yuko bamufataga ifoto abireba ariko akananirwa guhaguruka yewe ngo icyo yakoze gusa ni uguciragura kubera ko nta kundi yari kubigenza. Umusururu, urwagwa, imbutabuta na ndetse na yewe muntu zari zamukandagiye atabasha guhaguruka. Uyu nawe bakaba bari kuvuga bati nuko adatwara ikinyabiziga na wundi yakagombye kuba ari hamwe na Miss Muheto kubera ko ngo abashiki bacu cyangwa se abari bacu akagwa gakomeje kubatamaza ngo bagakura mu icupa ngo nabo kakabakura mu bagore. Naho Yago TV show Itabagwe umuhungu wavuye Itabagwe akerekera Kigali agakora bikaza none ubu ngo akaba aherereye muri Kampala yarahiye yasizoye noneho ngo umuntu uzongera kumutunga urutoki ngo hari akantu yazanye umuzungu yamuhaye ngo ukimukoraho neza ngo uzajya ubuhiye ngo nta n'ibintu by'imiyaga agomba gushyiramo ngo yazanye agatimu gatyaye nako kantu umuzungu yamuhaye ngo kumukoraho gake cyangwa ngo gato kidogo azajya ahita asiba cano yawe ngo niyo wabigenza ute ngo nta magaruriro azaba agisigaye aho hantu. Noneho Yakamwana umusomyi w'urwagwa urusoma karufiningiza akarugeza muri nyina ngo yarekuwe ubwo yafatwaga ari mu rukiko rwagati akoresha inama yariremesheje ngo yapanuye amakamera hirya no hino ngo arimo akora ikiganiro bakamureba bakabona ameze nk'uwasaze ngo bahise bamunyarutsa gake gake bamwinjiza indani nk'uko yari yabivuze ku rukiko mbere na mbere muri interview yakoze yagize ati ahaha niyo mpaje buri gihe nza nje kurya ishene ariko n'ubundi uko byagenze n'ubundi yagiye gufungwa bitewe n'akavuyo yateje ngavuga ibiterekeranye bakamutamo arimo arashima Imana ngari kubyinira ku rukoma yewe ngo kubera ko ngo bamurebye bakamutwara bakamuha n'agatike kamutwara kakamugezeho mu rugo ngo basize aryamye yasinziriye. Yakamwana nuko yagiye ishene ngo ni nuko yavuyeyo byari bikaze.